abantu bakwifuriza kuzagira umugabo mwiza. Ubu bizamera bitewe n'ushakana na Titi Brown. Bagiye kurakara ngo mvuze amabanga. Warumbajije? Bizamera bitewe n'ushakana na Titi Brown. Ntabwo nzashakana nawe. Kubera iki? Nese kubera iki nshakana nawe? Nese njye nkundana nawe. Couple yanyu twarayikunze. Ntabwo turi couple. Ntabwo twigeze tuba couple. Ntabwo ngeze nshaka gutera step yo kwambika impeta. Oya tambwira ko washatse kwambika umukobwa impeta. Arabyanga. Hello guys, welcome back nk'ibisanzwe ni Shizo G, umwami w'ubwiza bw'abagore n'abakobwa, the king of Nyasha and beautiful girl. Ku bantu bashya ikintu cya mbere no gukora subscribe, like, share na comment. Nyaboneka ibaze ko abantu 98% babareba video zacu nago baba barakoze subscribe. Ihangane urebe kuri iryo jambo ryanditseho subscribe kandeho kugira ngo video nziza nk'izi zitazajya zigucika. Iki nk'ibisanzwe ni ikiganiro hotline search aho tureba bimwe byatangajwe n'ibyamamare. Mbere yuko nza ngo dukomeze ikiganiro, manza wumve ano magambo Nyambo yavuze. Waba ushaka kugura subscribe, watch time na views byo kuri YouTube? Ese waba wifuza kugura likes, followers, views, comments byo kuri Instagram, TikTok, Facebook, Twitter n'izindi mbuga nkoranyambaga? Igisubizo nta kindi ni dutanga serivisi zose zavuzwe haruguru, ndetse tukanakemura ibibazo byose bijyanye na social media. Kubindi bisobanuro waduhamagara ku Your pressure is our focus. Abantu bakwifuriza kuzagira umugabo mwiza. Ubu bizamera bitewe n'ushakana na Titi Brown. Bagiye kurakara ngo mvuze amabanga. Warumbajije? Bizamera bitewe n'ushakana na Titi Brown. Ntabwo nzashakana nawe. Kubera iki? Nese kubera iki nshakana nawe? Nese njye nkundana nawe. Couple yanyu twarayikunze. Ntabwo turi couple. Ntabwo twigeze tuba couple. Ntabwo ngeze mu couple. Kandi ibintu n'ubwa nyuma mbivuzeho. Kubera iki n'ubwa nyuma bimbajije. Kubera iki bigira ubwa nyuma se? Narabigusobanurira inshuro nyinshi. Wirakara. Nyine ntabwo ndakaye. Shit. Nese ibyo birarakaje. Ntabwo ibyo birakaje. Nyine data ntabwo yasohoka warakaye. Shit. Urarakazwa n'iki? Mba nkubwire. Ntabwo njyewe nawe twigeze tuba couple. Mwabaye iki? Twabaye inshuti. Zigamije iki? Inshuti yawe iyo ubaye inshuti n'umuntu wamugamije iki? None se ubu nta nshuti ugira? Buretse nyine ubu wangereranya na Titi Brown kuri wowe? Wasanga unanamurenze? Arewe. Erega icyabayeho nigeze nambara umupira isa n'uwo wa Titi se ngo twandika ngo best. Nuko byagiye kuri social media. Tukaba turi no mu kazi tubibyaza n'amafaranga. Byarakaze. Ese imipira ntiyaguzwe? Byarakaze. Hari abantu bakundaga kuba abantu nyine bakunda kuba nyine gukora aba best friend. Iriya mipira bakayigura. Yego. Ikindi twabikozemo n'akazi. Byarakaze gusa. Ntabwo byarakazi, twari inshuti. Mwari inshuti. Kandi inshuti yawe iragufasha mu kazi. Ni mukiri inshuti? Turi inshuti n'ubu. Umuheruka ryari? Sabe ndakwiyamye mara. Uranyamye ndi umunyamakuru ariko umuntu wa mbere mu Rwanda yamye umunyamakuru. Yamye Miss Nyambo. Aha. Nuko uri kumbaza ibibazo kandi uzi neza. Oya. Titi umuheruka ryari? Ntabwo derukana. Unyine umuheruka ryari bwa nyuma? Ntabwo derukana, ntabwo mbyibuka. Ntabwo byibuka? Haciyemo nk'ukwezi? Ntabwo mbyibuka. Haciyemo nk'amezi abiri? Ntabwo mbyibuka. Amakuru yese ameze ate? Ameze neza. Gushinga urugo urabona ko ari ikintu kitoroshye? Cyanaga ari ibintu byoroshye njye nigira nubwo ibintu bitekereje. Ubutekereje kiza? Ubutekereje ibibazo, ubutekereje kurara n'umugabo, ubutekereje iki? Nyine mpita ndeba nk'ubureba nk'ubu ndi umukobwa. Sibyo? Nta kibazo ibyo urabyimenyera. Oya ndabyimenyera, nta n'umuntu utagira ikibazo n'ibyo ngira nyine ntago ari ibyo ngibyo wenda bijya kwangiza amarangamutima yanjye n'ibiki n'uwayangiza aba ari boyfriend bikarangira ngo akagenda cyangwa se tugakomeza. Uwo mwasezeranye. Nshaka gutera step. Yego.
yo kwambika impeta. oya umbabarira utambwira ko washatse kwambika umukobwa impeta. Arabyanga. Wowe urukundo warimo uwo mwakundanaga wamubonagamo nk'uwo muzabana? Yego cyane. Tukarinene kanze nkubwire nubwo mba ndi kwisetsa bizagorana kongera umutima wanjye gufatisha bro. Sinkubeshya. Urabyangije none. Bizagorana. Kongera gukundana bizakugora. Bizangora kubera ahantu kure nari narageze. Ngiye narababaye pe ndavuga ati uko ko mbuze umukunzi wanjye mbuze inshuti. Ariko Imana iyo ibireba ahantu abantu batareba twebwe tutarebesha amaso yacu. Yego. Maybe umwari kuzakundana ubona she's perfect ukagira mu rugo akagusaza urumva maybe nyine yari kuzakubera umutwaro. Imana ikavuga ati egerayo. Niyo mpamvu ndiko ati ngiye hari ibintu bimwe nagiye mbona ndavuga ati Imana yarantabaye tu for real. Wow. Nukuri. Asubwo wamenye nka bitatu. Ndabiguha. Bimenyetso bitatu wabonye ukavuga uti Imana yarantabaye. Oya kambireke. Gusa narabibonye. Nimba bitavugika bireke. Ntago bivugika ariko narabibonye. Fata irembo. Byari. Nyarubuye. Byari. Sinabone bari muri uku kwezi. Ni ukuri? Iyi ubukwe? Ndagufite. Wow. Kuwa gatandatu. Kuwa gatandatu. Cheers. Tubinyweresha. Tubimwereka. Mu kwa gatandatu kuwuhe mwaka? Azaba ari kuwa gatandatu. Azaba ari kuwa gatandatu. Yes, ni nyuma y'agahinda gakomeye kuwitwa Titi Brown aho yarasenyene umukunzi we Nyambo. Urumva twagiye dushaka ibiganiro bimwe na bimwe yagiye avugamo cyangwa se yagiye bose batangaza ibintu bigiye bitandukanye. Urabona yuko Titi Brown arababaye. Titi Brown afite agahinda kenshi cyane. Ntabwo biba byoroshye kuba wahara cyangwa se watandukana n'umukobwa umeze. By my side ngiye ndabona nyine kuba ibi bintu bitaragenze neza hagati ya Titi Brown na Nyambo. Ushobora gusanga Nyambo ari we wababaje Titi Brown kuko nkuko bigaragara Titi Brown nta kazi afite. Biba bigoye ko yakwigondera nyine umukobwa nka Nyambo. Ikindi kandi usibye n'ibyo urabona yuko nyine Titi Brown nta nakazi gafatika yaba afite ku buryo twavuga yuko yakwigondera nyine umukobwa umeze nka Nyambo. Ikindi kandi mu kiganiro kiraza gukurikira kino tugiye kugenda hari ibintu ngenda mbona ibyagiye bihanurwa ngo hari abantu bashaka kwica ubukwe bwa Nyambo. Hari n'ibyo nabonye pirate ashobora kuba yaravuza zingo n'ugwenya bikarangira bibaye kuri Titi Brown. Bigenda mu kiganiro kiraza gukurikira iki mu masaha ari imbere ari buze cya hotline search. Muraza kugenda namwe mubyibonera gake gake. Nongera kubibutsa wowe twabanye tukageza ku musozo w'iki kiganiro gukanda kuri subscribe, like, share, comment ukambwira nawe uko byumva muri comment. Ese ubona byaratewe n'iki? Ese ubona aba bantu bazataha ubukwe bwa Nyambo cyangwa nibindi? Uze kubishyira muri comment kuko buriya comment aba ari ikintu cy'ingenzi. Njya ncishamo amaso nkazisoma kandi nzisoma byose nkanasubiza cyangwa niba wazanye washyizemo imiriro nkaguha agatima. So reka rero dusoreza ahangaha ikiganiro cy'uyu munsi. Gusa nawe ufite ibibazo icyo ari cyo cyose kijyanye na YouTube, nawe ufite YouTube channel ukaba ukeneye amasaha, urabizi ko ku itariki ya mbere watch time baraba bayizamuye bayigejeje ku 8,000. So waza rero tukaguhereza watch time 2,000 hakiri kare ku mafaranga makeya tukakumonitiriza kugira ngo utaza guhura na ari amasaha bayazamuye kuyabona bikakugora. Ndimo muri kumva hano kuri mikoro banyita Shizuji, mwami ubwiza bw'abagore n'abakobwa, the king of Nyashani, beautiful girl. See you again.
waba ushaka kugura subscribe, watch time na views byo kuri YouTube? Ese waba wifuza kugura likes, followers, views, comments byo kuri Instagram, TikTok, Facebook, Twitter n'izindi mbuga nkoranyambaga? Igisubizo nta kindi ni dutanga serivisi zose zavuzwe haruguru ndetse tukanakemura ibibazo byose bijyanye na social media. Ku bindi bisobanuro waduhamagara ku Your pressure is our focus. Waba ukeneye gukora video, gukora indirimbo, I love you face to face we will not be together together gukoresha amafoto ndetse n'ibindi. Igisubizo twakizanye. Yishimye studio yonyine ishobora kubigufashamo. Duhamagare, tuzamura imbuga nkoranyambaga ukaba warebwa cyane ku ma TikTok, like, aba followers ndetse n'ibindi. Ukeneye kwamamaza, twandikire nanone kuri izo nimero tubigukorere mu gihe gitoya utangire kumenywa na bose. The Mix TV, make your show your future.